So reka turebe kuri Shadrake uti bimeze bite. Kuri Shadrake rero, kuri Shadrake ku munsi w'ejo mu myitozo akubise ibitego bibiri by'imitwe, ibintu birakomeye cyane. Shadrake buri munsi mu myitozo ibitego birabicyura, abo bamwita Shadrake. Hari abantu nge numva bavuga ngo ni mu myitozo ngo ni ibitego, no, umwataka yatsinda batsinda, ahubwo wenda ushobora kuvuga ngo ni urwego rw'abadefanseri, ariko Shadrake kuba ari umuhanga byo nta muntu ubishidikanyaho. Ushobora kuvuga ngo wenda ni abadefanseri batari ku rwego rwiza, ariko Shadrake uburyo asimbuka, uburyo atsinda ibitego by'umutwe, ndeba uburyo asimbuka detante, uburyo bwose asimbuka ukabona ko umudefanseri aramusumbye, igitego akagishiramo atuje. No mwataka muri cyane, ubona ko rwose afite igihagararo. So rero ku munsi w'ejo yari yateretsemo ibitego bibiri mu myitozo. Ku makuru rero ava mu Nzove aravuga ko Rayon Sport ishobora kuba imanuye umukaseri nimero 6 kuva mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Sindi cyangwa sindamenya nimba ari byo koko, ariko namenye ko rwose ku isaha saa 5 ku makuru maze gukurura ashobora kuba yageze Nyarugenge akaza gukora imyitozo, ariko n'ubundi nta mufana wemerewe kwinjira. Nibiba ari byo ndaza gukonfirma ku myitozo, kuko amakuru menshi y'imyitozo nkunze kuyabona cyane, niyo nubwo bifunze nkunda kuyabona cyane. Ku mugoroba nshobora kuza kujya gute kuba menyesha uko imyitozo yagenze, ababwira ndetse n'uwo mwataka nimba ahari koko, kuko ntago nabikonfirma, ariko ako ngako nkabashizemo nimuza kubona umukaseri nimero 6 mu myitozo mumenye ko ari umunya Cote d'Ivoire. Ndaza kureba mu myitozo ko arimo, ndaza no kubabwira uko imyitozo yagenze nuko imyitozo yabashije kuba yayikora muri rusange. Ikindi muri Rayon Sport namenye ko Rayon Sport ibiganiro by'uwitwa uyu musore ukina muri Mukura, Abdul, uyu mudefanseri wakinanaga na Rushema Chris muri Mukura muri defense ya batatu, namenye ko Rayon Sport igiye kumuterekamo miliyoni 12 akajya imuhemba umushara w'ibihumbi 700. Rayon Sport kugerageza guhemba amafaranga make kugira ngo bizajye biyorohera. So namenye ko nagihindutse Intare ndetse na Mukura byamaze gusobanuka, ibyo kuvuga ngo no APR ngo sinzi umutoza yaramushaka cyane, numvishe ko rwose ashobora kuza akaba yasinya nagihindutse. Uwitwa Bigirimana Bedi nawe nyuma yo kuba ari kubona ko amafaranga ari kugenda aboneka gake itike, nawe uyu munsi ashobora kuza kuyihabwa. Uwo ni Bigirimana Bedi, kuko amafaranga azamugura ari kugenda aza gake arimo agenda yiyongeraho. So ikindi dukomeza kuri Omar Nyingi, namenye ko rwose ashobora kuba yagiye muri FIFA akarega imishara. Sinzi, nari nzi ko ku makuru nari mfite nuko nari mfite amakuru avuga ko ashobora kuba Rayon Sport imubereyemo amafaranga y'imishara y'amezi 2. Sinzi nimba yarabaye amezi 3, kuko Rayon Sport yajyaga igerageza guhemba abakinnyi b'abanyamahanga kugira ngo amezi atazaba 3 bakaba bajya kuyirega muri FIFA. Rayon Sport yajyaga ibona wenda amezi 3 yenda kuzura igahita yishyura vuba kugira ngo atazagira umukinnyi uyijyana muri FIFA. Sindamenya nimba Rayon Sport amezi 3 ari yuzuye cyangwa se wenda ari amafaranga ya Rokitoma uyu musore yagiye kuregera Rayon Sport muri FIFA. Ariko abakunze Sport mumenye ko ku makuru rwose ava Senegal uyu musore ashobora kuba yagiye muri FIFA nyuma yuko bamusabye gutandukana. Namenye ko rwose bishoboka ko uyu muhungu ashobora kuba yagiye muri iyi FIFA. Turaza kureba uko biraza kugenda bikurikirana, amakuru tuyagenda reporting abakunzi ba Rayon Sport. Uri Emery Ibayisenge, ubuyobozi bwa Sport bwagize gucya mu minsi ishize nk'icyumweru, begera umutoza bamubwira ati dukeneye umudefanseri w'umunyarwanda, ariko hari umwe mu bari Jean cyangwa se mu bakinnyi bakanyujijeho hambere Emery Ibayisenge, kabisona ko mu myaka ye 20 n'ingahe ni umukinnyi wakiniye equipe y'igihugu, ni umukinnyi wakiniye ku rwego international, ni umukinnyi wagize kariyeri nziza wenda muri rusange ku myaka ye 32.
umutoza rero yaramurebye arabwira ubuyobozi bwa siporo, arabwira ati rero iyi kipe muri kugenda mumana abakinnyi ndi kubona, ngiye ndashaka munsobanurire, murashaka kujya mu matsinda cyangwa murashaka gutwara igikombe cya shampiyona? Arabwira ati umukinnyi amaze imyaka 3 adakina ku buryo buhoraho, kuko yavuye muri Kenya, yaragize imvune aza mu Rwanda itajya muri Gasogi United, naho gukina byabaga gake, ariko yageragezaga muri phase retour. Ni umwe mu bakinnyi batagize imikino myinshi, yakinnye imikino mike cyane ishoboka. So rero umutoza namenye ko Emery Bayisenge gusinya biragoye cyane rwose. Abakunzi ba siporo niyo mpamvu muri kumva nta mbaraga ziri. Umutoza arabyanze, arababwiye ati bose nimba mushaka kujya mu matsinda abakinnyi bakuze. Niyo mpamvu nanababwiye ngo kuri Rutanga Eric nawe babwiye mu minsi ishize, ndababwira ni Rutanga Eric ashobora kudasinya ari kwitwara neza mu myitozo, ariko umutoza ari kubyanga. Niyo mpamvu nawe ari kuba ari muri equipe ya mbere ari no gukina neza, ariko wenda umutoza ashobora kuzisubiraho. Ariko umutoza rukuntu nyine abakinnyi bari hejuru y'imyaka 30 atari kwemera neza cyane. So kuri Emery Bayisenge rero biragoye kuza muri Rayon Sport rwose. Icyo manze nyimenyesha abakunzi ba Rayon Sport kuko umutoza yavuze ati uyu mukinnyi imyaka maze adakina ku buryo buhoraho, kuko ni umukinnyi muri sezo yabaga afitemo match nya cyane, kandi afite imyaka isa nawe yigiye hejuru. Burya iyi shampiyona yacu isaba icyitwa urubaraga cyane, kuvuga ko ufite imyaka 30 rwose aho ngaho baragutuga kabisa. So rero katujye kuri iyi nama, hanini rwose yari irimo igerageza gushakamo abakinnyi bashobora kuza wenda bagasinya. N'iki murabyumvishe cyane ku munsi w'ejo. Uyu munsi mwagiye mwumva ko rwose umutoza ejo nababwiye ati umutoza yatanze raporo y'imyitozo imaze ibyumweru 3, abona abakinnyi beza, abakinnyi abona bari ku rwego ruri aho ngaho rusanzwe. So rero umutoza ubundi abakinnyi be, umutoza duhereye ku myitozo mbere ko tuza no kwinjira wenda ku nama n'ibyavugiwemo, umutoza yemera abakinnyi barimo Shadrack Rutahizamu n'uwa mbere, akemeramo abakinnyi barimo Serumogo Ali, akemeramo Azizi Basane, akemeramo Adama Bakayoko, Rushema Chris, wenda n'abandi bakinnyi wenda batari basinyira Rayon Sport n'uwitwa Bigirimana Bedi nawe amwemera nk'umukinnyi mwiza. Mohamed Sheri nawe yaramwizaniye, ariko nawe urwego rwe abona rutari hejuru cyane, nika bisobanura abona niyo mpamvu yasabye nimero 10. Abandi bakinnyi barimo wenda uriya muzamu ukiri muto, nababwiye ngo uriya mupeti ari seriye cyane, nawe n'umwe mu bakinnyi yemera ko bashobora kuza nko mu bazamu 2 bambe cyangwa se 3 muri Rayon Sport, kuko bajya abayitwara agaragara nk'umuzamu ushobora kuba ari mwiza cyane. Umutoza rero ibyo yebye nyine abakinnyi ashaka n'imikino wenda Rayon Sport izakina ya CAF Confederation Cup, amakipe arimo Yanga Super Coupe, abona avuga ati iyi mikino atazagaragaza urwego rwanjye, ariko wenda n'abakinnyi bahambaye mfite. Ariko ikibazo nuko abakinnyi benshi ari bo babizaniye, abakinnyi yizaniye babaye successful cyangwa se abakinnyi yizaniye bari kuba abakinnyi beza mu myitozo ni bakeya, right? Ariko wenda tujya ku nama, twerekeza ku nama ku munsi w'ejo, nyuma yuko umutoza abamenyesheje ko Rayon Sport ikeneye abandi bakinnyi, ubuyobozi bwagombaga kugira icyo bubivugaho, bukegera umutoza bakamubaza imyanya, bakamubaza ku bandi bakinnyi uko ari kubabona, byose nyine kugira ngo ubuyobozi bumenye impamvu bagiye kugura abakinnyi. Umutoza rero yegeye ubuyobozi arabwira ati rero iyi ekipe ndi kubona harimo abakinnyi basanzwe, abakinnyi bashobora gukina shampiyona bakaba wenda bakwitwara neza, bakaba batwara igikombe, bakaba baba ba kabiri, ariko ku marushanwa nyafurika biragoye. We Nahirwe Mabure niwe wamwizaniye, ariko aravuga ngo Nahirwe Mabure ni umukinnyi w'umunyarwanda ushobora gukina shampiyona ku rwego shampiyona y'u Rwanda iriho, ariko
ntabwo wambwira ngo Rayon Sport iraza guhura na Azamu, ni wambwira ngo Rayon Sport iraza guhura n'amakipe atandukanye za Jwaneng Galaxy zo muri za Ghana, uvuge ngo Rayon Sport wenda kuri uyu musore na Aimable araza kuba ari ku rwego rw'iryo rushanwa cyangwa se rw'iyo kipe baba bari guhura nayo. Right, aravuga ati ngo Aimable ni umukinnyi mwiza, squad player ushobora kuza nk'umukinnyi w'umunyarwanda muri shampiyona akaba yagira ibyo afasha, ariko ku ruhando nyafurika biragoye cyane, abakeneye umukinnyi w'igishitsi ufite washize ibinya. So rero umutoza basobanurira byose, aravuga ati nimero 10 Mohamed Sheri namwibeshyeho, yaranongoye cyane, narinzi ko urwego nari muziho ari rwo wenda akiriho, right. Ariko ikindi bivuze ngo uwitwa Ryan araza gusubira hehe iwabo. So rero ubuyobozi bambwiye bati se baranamubwiye bati tubabarire urebe ugerageze n'indi system ujye kuri 4-4-2 urebe ko abakinnyi byibuze bakwiyadapta bakisanga muri system bakaguha ibyo ukeneye. Umutoza rero uyu mutoza aratsimbara cyane rwose, ibintu yemera nibyo, uyu mutoza ibintu yemera nibyo. Ubuyobozi bukamubwira ati ufite abakinnyi benshi hagati mu kibuga, turashaka no kuzana Bigirimana Bedi, kandi wenda amakipe menshi kudusaba kuyatiza abakinnyi, ariko nanone tugomba kugira abo dukuramo tukabasigana kugira ngo tutazahura n'ibibazo wenda by'imvune, abakinnyi bakabura ibiki n'iki, tugomba kumanza gutoranya. So rero ubuyobozi barabwiye bati dufite abakinnyi benshi hagati mu kibuga, abwira bati gerageza ukoresha indi system itari 3-5-2, none ugerageze indi system ye wenda ya 4-4-2, ubwo no mundi foro nganya kwa yakwatakana na Shadrack cyangwa se undi mwataka, none urebe ko bamusore Prince abitwa batambwe Gurwari baza kwisanga muri system bakaba bagira gute, bakaba bakwitwa neza. Toza arababwira ati no, nashaka nimero 10 umupase, kandi iyo urebye Rayon Sport kuri nimero 10 na umukinnyi umenasa urimo cyangwa se umupase, umukinnyi ushobora kuba yapasa bagenzi be bikaba byaryoha. Umutoza rero yarababwiye ati rwose nimba mushaka ekipe izahangana, ekipe izakina na Yanga mukishima, mugure nimero 6, nimero 10, ariko ndetse na nimero 3 nawe rwose ariko bavuga ati kuri nimero 3 naho se byifashe neza kabisa. So rero icyo namenye nuko rwose ubuyobozi bavuze bati nta kundi twabigenza, Bigirimana Beda ashobora kuza guhabwa itike vuba, nimero 6 rwose nagiye ndashobora kuba ari mu Nzove, naza kuba reportinga ku mugoroba, ndetse na nimero 10 rwose sinzi we ngaraza kuva he kuko birakomeye wa muntu we. Rayon Sport ndumva ariko bimeze kuko ubuyobozi baravuze bati nta kundi twabigenza, atari ko uyu mutoza arimo araduhombya kuko Rayon Sport barishize mu mutoza bavuga bati hasigaye Bigirimana Bedi wenyine. Nuko bimeze. Asongera ngo nibyo nabwira abakunzi ba Rayon Sport, kuri aya masaha rwose nibyo naba mbatayemo. Mugire ibihe byiza cyane.